ariko ka wijijisha ntabwo ushobora kuzana aya masaha nta kibazo ufite mbwira ahubwo byageze bite waratinyutse wandikira James ka nkubwiza ukuri umaze kunyubira neza nowera se we yakubwiye ko yarumuhaye yego yararumuhaye ariko nyine James we yahisemo kwicecekera ariko sinari nzi ko yatinyuka kwemera ko dutandukana nabi gutya sinzi none se wamuretse wambabariye koko ukarekana n'uriya musore ko n'ubundi mwari mwaratandukanye watuje koko ukamureka uko ukomeza kumwereka ko umukeneye umushaka niko arushaho kugusuzugura rero ese ubundi simere kumbwira ngo mwaratandukanye mwararekanye kuki ubabazwa n'ibyo agenda avuga kuki ujye ubabazwa n'ibyo agenda avuga mwihorera avuge azaruha ceceke naruha azaruha ceceke urumva ariko tuza we gusara ntabwo ugiye nanze surprise ka ukuva ryari wayira hano rwe uri hano ni igihe kinini cyane mpahira hano kuko twabanje no gutura hano hirya gatoya I'm so sorry kubikubaza nuko nari mbonye ari kure yiwawe ntangira ko ibibazo ko muri hano yego ariko nyine nubwo ari kure ntabwo bimbuza kuza cyane ko uyu ni tante wanjye kandi akorera hano tante muraho neza yishimiye kubamenya nubwo bibaye mu buryo butunguranye najyaga mbabona hano gusa ntabwo nari nzi ko uri tante wa Kami nanjye ndakuze hano uri umukiriya wacu cyane so Kami meze neza meze neza kubona so nari nkubonye rero navuga ntabwo nagenda nakuramukije murakoze cyane rwe hanyuma tante mwakoze cyane nishimiye kubamenya ubwo bwa buryo dusanzwe dukoranamo ibyo Kami byose ari bufate mu bishyire kuri facture yanjye no nta mpamvu rwe please umuntu rero ibintu byose yumva ko yagoranye kandi it's very simple ibintu bisanzwe cyane so murakoze rero mugira akazi keza umunsi mwiza ta ngura murebye mbega umusore uyu niwe mugabo ureke yambwa yawe ngo ni James yirwe gutesha umutwe nta soni aravuga neza hafite ikinyabupfura arubaha Kami wahumutse noneho ngo agiye no kukwishyurira anyishyurira se nabuze amafaranga yo yabuze ariko ukeneye umuntu Kami uriya ni umuntu mubi cyane sinabikubwiye uriya niwe nakubwiye ukorana na mama uyu musore nawe wagize ikibazo cy'inkongi y'umuriro yego nuriye urabizi ka subira mu kazi please mwese tatuvuganye iki koko ufite akazi kenshi namutaha sibyo none se ubwo byibura Pepe urabona ahantu ukuntu ari heza ahubwo ndi kwibaza ukuntu njye ntari impazi n'ahantu hose nzi guta ahantu ntari impazi pe Soni bebe wibagiwe ko ibyo ari ukwiga gusa ahubwo kanze nkuzanire ji nawe bebe umva byaje bireke tuvugane so utekereza ko navuye mu rugo ntariye umva ibyo bireke ahubwo mbwira inkuru uwo mwana ukunda inkuru uzi ko ibyo byose ari inkuru umva njye naje kumva inkuru ntabwo naje kurya ndakwingenza mbwira vuba vuba kunda inkuru umva njye mu gitondo Mike yampamagaye
mu gitondo pe ambwira uburyo James na Kami batandukanye bari abafiyanse. Njyewe ubwanjye ndabizi bakoze proposal nziza kubi, arambwira ngo batandukanye. Ese Kami na James urabazi? Kami ntekereza ko muzi wa sister ufite twin wiwe ya uwo nguwo. Ahubwo nkibaza ese koko urukundo rwa nyarwo rubaho? Kuba Kami na James ngiye nkurikije uburyo Mike yabambwiraga ukuntu bakundanaga, umva sinzi pe, ndumva ahubwo natwe tutazabona abahungu badukunda. Ntago urukundo rwa nyarwo rukibaho. hanyuma se urwawe na Mike mwibise ni muvi mvambwire buriya njye n'ibyanjye na Mike sinzi. Buriya Mike agira amatiku y'iwabo. Mike ibintu byose tuvuganye nta kindi kiganiro ni amatiku y'iwabo. Kami na James byagenze gutya, nta tuma njye nawe tugirana ikiganiro ngo tuganire ku byacu. Abashaka tuvuge kuri Kami na James, mama we, inkuru za Keza wishwe n'ibiyobyabwenge. Uriya mukobwa we noneho we ni urundi rwego. Umva ahora mu matiku y'iwabo. None ubwo nanjye mbe nkawe nzajye mpora mubwira ibya mami na dadi, ibyo bararamo n'ibyo bijwamo. Njye mba numva ahora mu matiku, nta kindi kintu agira, ni ukuza tukicara twaba turi nko kuganira, akabambwira iby'iwabo, akambwira ati mama yagarutse, nyina yagize ute. Bingeza hape ni ukuri ndumva ntazi. ase ubundi babe ubundi ukunda Mike cyangwa ushaka wamugereye impuhwe kubera ko ari best friend wawe, aho uri kubwira stories iwabo n'ibindi umugereye impuhwe, ubundi uramukunda? Allô? Oui chérie. Warangije akazi se? Nguri muri parking iwanjye se? Baby none se ko narindi muri douche hari ahantu naringiye kujya. Ibaze ntabwo nari nzi ko uri buze, hari meeting nari ngiye kujyamo. Okay, nta kibazo ubwo wahageze ni karibu, nanjye nari ngukumbuye cyane. Sawa. Chris. Umva byuka. Baba rero kugenda byuka hako kugenda. Please mbabarira sheri wanjye araje ndakubona. Gusa ndaguhisha ko mwana wanjye. Baby, karibu. How are you? I'm good. Welcome. Thank you. Meze neza? Yeah, Mr. Boa, always. Nakomeye. Akazi kagenze neza. Yeah, nta kibazo. Kurasa nkunaniwe. Naniwe. Niwe nagira. Yeah, birumvikana. Thank you. Bathroom. Bathroom? Yeah. Okay.
va? Tout va bien. Karibu. Merci. ahubwo sheri I'm very sorry nukuri I'm so sorry natinze kuza kugukingurira ariko no kubera ko narindi mu masuku mu cyumba rero nibagiwe nyinga umuryango birangije ngiye kuza kugukingurira ufunguzo naruvanyemo mba ndarubuze It's okay sheri nta kibazo ubu naraguye unakinga ahubwo sindakugirira mu gukinga uyu munsi Nirifuza ko wazajya uhora ukinze kugira ngo utazagushimira utakura umva nimba hari ahantu haba umutekano ni hano nahatangira ubuhamya Thank you. ahubwo bebe Wesh. Qu'est-ce qu'il y a? T'as dit What? Qu'est-ce qu'il y a? urumva nagira ngo makanya mbanze ntunganya mu cyumba makore neza usanze nandi mu masuku kandi sindasoza rero hari hashagaraye Ukora amasuku Saizi? Watinze se? nyine narinzi kwibuze mu gitondo rero nahise mugatirika nkore amasuku usange hasa neza Wagufasha? Really? Yes, tukageraho. Oh wow, thank you. Thank you. Thank you too. Oh wow. Drive a car in the between and all the change. Oh, kaributa. Betese. Meze neza. Mwebwe se muri mutetano. Turaho. Mva nkubwire ka. Naje kubwira impamvu nagusoye mu supermarket. Suko nta mwanya nari mfite uhagije cyane. Ariko najya nkubwire ko umujinya wanteye warungeza aha. Umujinya nagukoze kita. Ni gute ushobora kwirengagiza umusore mwiza nkuri? Uwuhe muhungu setani? Koko nibibazo giye musari kuguteza. Ukirengagiza Rwema. Yakagombye gukura muri icyo kimwaro. Nta kimwaro ndimo. Ikindi kandi ntago nakundana na Rwema rwose. Wakundana na James ruguhondagura. Sibyo se? Right? Kame wambabariye kuko. Wambabariye ugatekereza nk'umuntu mukuru. Kuri mukuru utari umwana. Warebye kuri. Ariko uziko Rwema uvuga ari ex wa Noella. Ibyo se bivuze iki? None urumva nakundana n'umu ex w'inshuti yanjye magara. Ngoma ki? N'abavandimwe arabavandimwe bavukana. Bashaka umugabo umwe bigakunda. Nkaswe nawe. Inshuti yanjye Noella sari cyo mupfana. Hari nicyo muhuriyeho. Ndakwigiza ibyo bintu bireke kuko ntago nabikora. Ahubwo nkwakiriza iki? Unyakiriza iki? Urabona shonje, urabona afite inyota jewe. Hane sone ufite. Ariko reka nkubwiza ukuri. Uriya muhungu ntago ubona ubwiza bwe. Natwe bo bakecuru turamureba tukumva rwose wagira Imana akagutwara. None wowe w'umukobwa ukiri muto mu kigero cye. Uraho ntago ubibona. Kandi umunsi yabonye undi. Mvana ubujejwa n'ubucucu n'ubugoryi imbere yanjye. Nubundi warusanze ngiye kwitegura ngo ngiye mu kazi reka ngiye mu kazi. Genda ruhise. Sona afite. Oya nta kibazo. Mama, there's one thing we have to know. Umugabo facing ikibazo kandi akakivamo. Ni bisanzwe. Oya ibyo kuza byo ntago bikunda nese urumva nabanje gute. Oya ngomba kurwana na bino bintu kandi nkabivamo. Humura ibintu bimeze neza nta kibazo na kimwe mfite. Ahubwo ngiye kujya mu kazi ndongera nkuvugisha. I miss you too, mom. I love you too. Okay, take care. Martin ari he? Ari kumwe n'abandi bakozi hari ibyo bari gutunganya ariko Paul arahari. Oh, okay. Paul, ngwino ushobora kwicara. Ndaje tuvugana. Chris, ndifuza kunshakira wa mukobwa harya ni Ni Mickey. Okay. Ndifuza kumumpamagarira akaza hano vuba nkamuha akazi. Kuko ntibiri kumvikana ndi gutakaza amafaranga mu buryo ntumva. Ikindi ukomeza kurindira zire assurance zigenda nk'akanyamasyo. Ntumva bitarimo birankorera kabisa. Nshobora kwisanga ndi inyuma y'abandi. None se boss na kaye kazi ushaka guha Mickey. Bwira Martin amuha imbunda n'imodoka nziza.
amuyobore na buri banki yose ari bujyeho, buri mugabo wese uri buyinjiremo, amafaranga ari busohokanemo ntayageze aho agiye, yose akora ibishoboka byose angereho. none se boss buriya meka biriya bintu yabishobora? Ibintu birimo risike cyane, abasore bacu benshi babipfiriyemo, utarapfuye yarafunzwe. Boss ndumva meka atabishobora kabisa. Va muri ibyo, urabona uriya mukobwa ari igicucu cyangwa urabona mvuga ibintu ntazi? Ese ubundi wowe urinde wo kuza kumenyera abakozi bashoboye abashoboye n'abadashoboye, urinde wowe? Cyo ngusabye nuko ubwira Martin agakurikiza amabwiriza nimo ndabaha, ibindi ubindekere. Okay, sorry. Marite namubwira byiteho. Officer Sam ugiye kuza mu isaha imwe arabukugezaho. Sawa. Paul, ndifuza kumfasha, ndifuza ko ibintu tubishyira ku murongo, tukabishyira ku murongo muzima kabisa. James, uvuye wanyumvishe uvuye. James, ni ibiki wigize muri iyi minsi? Ngaho sinzi wakuyeho telefone, ngaho sinzi noneho nabonye wanazinze amavarisi. Ni ibiki uri kumpisha? Ugiye hehe none? Didi, ibyo bibazo nakubwiye ko ntabwo uba ukwiye kubimbaza. Uzi ko ubiwa amavarisi, umuntu wese apakinga amavarisi aba afite voyage. Ubwo se ubwo uriha gushaka kumbwira nabi gutyo? Apana kunyibwirishwa nabi, uko kunyisubirishwa nabi uko wiboneye, utaransobanurira ahantu amafaranga y'ikibanza cya mama wayashyize. Ugomba kubinsoba. Ngiye ubwanjye niyiziye ku kazi wawe hariya kuri kampani. Mbaza wa mukozi mwabeshyeraga ngo niba ari no kumubeshyera ngo mukeka ngo niwe wabibyera. Mubaza uko ibintu byagenze. Aranseka ngira umusazi ngo ibyo ni ibiki ndi kuvuga ngo nta kibazo cy'amafaranga cyabaye. James, ndashaka kumenya ahantu amafaranga y'ikibanza cya mama yashyize. Ubu rero wihaye kuneka. Ninde wagize umuspayi muri ino nzu? Didi, utwo tubazo tw'udufutije natwo mba nkeneye kumva hano. Urumva? By'amafuti. Ako James, uzi kutekereza ko hari ngifite nk'imyaka 3 cyangwa imyaka ingahe? No way, no. Ndabizi neza ko amafaranga wayahaye Kami urangije ngo twaratandukanye. Nta wundi mudayimoni ushobora kukuza mu mutwe ngo agukoresha amafuti ngayo ngayo. Atari uriya mukobwa ngo ni Kami. Ako James, ngenda ndashaka kubaza ikibazo kimwe. Ubona harahutaniye na papa? Harahutaniye na papa? Papa yafashe imitungo yacu yose ayihereza uriya mugore ngo ni Naomi. None natwe utwo twari dusigaranye utangiye kuduhereza Kami. James, ikigaragara nuko njye na mama tukubereye umutwaro, sibyo? Ngiye gushaka handi njya, nshaka uko mbaho njye na mama udusibe mu muryango wawe, kuko ikigaragara ntabwo dukeneye. Ejo hatazagira n'umuntu wumva hanze ngo abavandimwe bicaye. Cyakoze uwo ni wo mwanzuro wa mbere mwiza ufashe mu buzima bwawe.
Wow, wambaye neza mukobwa wanjye. Nizere ko bitarangirira nyuma y'akazi, nizere ko hari umuntu muri buhure. Urakoze cyane. Ariko nyine reka nkugeze mu kazi nanjye mbona uko nkajyamo. Yego, nibyo. Wabanje sukamara kwamba. Oya ntacyo, uri murihuta. Ariko ndagiye kumubwire, ujye uhora wambaye gutyo. Uraberewe, uri mwiza. Mbese sinzi impamvu abahungu batareba kure. Ubu iriya mbwa ngo ni James yarakwitesheje, umukobwa umeze nkawe. Ntabwo azi agaciro kawe. Ntabwo yarazi agaciro kawe. Ahubwo se ka nta kuntu waza kuganira na Noella, ukaganira neza nyine, ukamubaza niba uramutse ukundanye na Rwema ntacyo byamubangamiraho. No, please. Mbareka ibyo bintu. Reka tugende. Erega kame mwana wanjye. Ibi byose ndabikora kugira ngo ndebe ko wakira urubwa. Uyu mushanze ngo ni James yaguteje. Uzi igisabo yagushyizeho. Hanze hose abantu bose birirwa bavuga kame yabaye kame. Ngo yarakubenze. Siko kaguteye umwaka ukari aka sense icyo navuga. Ahubwo ujye uhora wibera mu materaniro. Ntugasiba amateraniro. Uzarebe ko uwo mwaka wazakuvaho. Siko yaguteye umwaka ariko. Yego tangaho reka tugende. Sawa. Reka mbaze ijyane ibintu basi mu nzu. Tugende. Miki, urabizi neza ko ibiri hagati yanjye nawe atari urukundo. Gusa nk'umuntu wanjye reka mugira inama. Si ukukwangisha akazi, ariko ndabizi neza ko uzahuriramo n'ibibazo bikomeye cyane. Ariko se ubundi ufite ikihe kibazo? Mu by'ukuri utambeshye, inaha wabonye abakobwa bangahe bahembwa miliyoni 3 ku kwezi? Cyangwa wabuze ubwenge? Ese ushaka kuzakoresha amafaranga uri umupfu warapfuye? Cyangwa ushaka gukoresha amafaranga uri muri? Cyakoze rubanda murantitse. Ariko se ubundi ako kazi uri kumbuza gukora kuki wowe utakaritse? Nimba warabonyemo izo risike zose kuki wowe utakaritse? Meki, nta nubwo yibaza impamvu waje muri aka kazi ugasanga ni wowe mukobwa wenyine urimo. Reka nkwibira akabanga. Abakobwa bose Rwema yakoresheje muri game barapfuye. Utarishwe n'abagabo ubare muri gereza. Ngo ntumfate nkaho ndi mufitiye impuhwe cyane cyangwa se iki. Ni advice ndi kuguha. Uyu Rwema ubona ari gushaka amafaranga cyane. Ntabwo yitaye ku buzima bwacu. Twe dupfuye ntacyo ahomba, arazana abandi. So rero mba nkugira inama basi ubushoboye bwo kwishakira kandi kazi bintu bivemo. Gusa nanone ubivemo none ubivemo ucece gake kuko uramutse ubivemo byihuse na Rwema yakwicira. So uri umuntu mukuru bitekereza. Chris, urabizi uri muri antera bwo wansokera mu modoka. Komisi nawo kwiringira nizerente kono muvandimwe aguhinduka ninde wa umutima ninde wabitibanga